Amazina ye nyakuri yitwa Mugisha Benjamin. Yavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1988. Avukira mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Uyu Mugisha Benjamin wamenyekanye mu gihugu cy'u Rwanda nka The Ben ni mwene Jean Bonima na Esther Mbabazi. Burya The Ben ni uwa kabiri mu muryango w'abana batandatu. Barimo Dani nawe w'umuhanzi nubwo atigeze amenyekana cyane mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse na Green P nawe uzwi mu buhanzi nyarwanda uririmba mu itsinda rya Tuff Gang, ndetse n'uwitwa Inoke n'abandi bavandimwe be badakunda kugaragara cyane mu itangazamakuru. The Ben burya ni umuhanzi nyarwanda uririmba mu njyana ya R&B ndetse na Afropop. Nk'umufana we ushobora kwibaza uti The Ben yatangiye atubuhanzi. Iby'ubuhanzi bwa The Ben yabihereye mu muryango, aho yakuze akundishwa n'ababyeyi be gusenga cyane. Ibi ngibi byatumye ajya muri korali atangira kuririmba abihereye muri korali. Kujya muri korali ntiyari ari wenyine, ahubwo yari ari kumwe n'abandi bahanzi nabo baje kumenyekana bakaba ibyamamare mu Rwanda, harimo nk'icyamamare Meddy, Licky Licky ndetse na Nicolas. Zimwe mu ndirimbo z'amateka za The Ben mu buhanzi nyarwanda harimo indirimbo yamenyekanye cyane mu za mbere, Amaso ku Maso. Iyi ndirimbo yayisohoye mu mwaka w'2008. Nyuma yaho yaje gukorana indirimbo na Tom Close bayita Sibeza, nyuma baza gukora n'indi bayita Mbwira. Nyuma yaje gukora indirimbo nka Uzabuza yaririmbanye na Roger. Nyuma yaho aza gukora n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mu zo yakoze harimo Wirira, Imfubyi, Wigenda, Urihe, Sinzibagirwa, Amaso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma, Zubeda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye yabashije gukora muri album ye ya mbere yise Amahirwe ya Mbere. Iyi album akaba yarayishyize hanze mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'2009. Nyuma yaho yaje no gushyira hanze indirimbo ayita Ese Nibyo. Yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika we n'inshuti ye Meddy bagiye mu gitaramo. Nyuma y'ibyo The Ben ndetse na Meddy baje gukomereza ubuhanzi bwabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho The Ben yaje gushyira hanze indirimbo ayita Turi Kumwe. Yaje gukorana n'umwe mu batunganya indirimbo ari we Mike Elson. Mu myaka mike ishize aza gushyira hanze indirimbo yise Habibi ndetse na Roho Yanjye. Mu mateka ya The Ben dusanga ko kwinjira muri muzika kwe amaze kubamo ubukombe akabamo umuhanzi ukomeye mu muziki nyarwanda byaturutse ku babyeyi be. Byaturutse ku babyeyi be bamufashije ndetse bakamukundisha kujya gusenga cyane, biza gutuma yinjira muri korali. Yanabanyemo n'abahanzi bakomeye kuri ubu ngubu mu Rwanda bubatse amazina akomeye cyane mu muziki nyarwanda, harimo nka Meddy ubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wahoze ari n'inshuti ye kugeza n'uyu munsi wa none, Licky Licky utunganya amajwi n'amashusho, ndetse na Nicolas. Naho mu mwaka w'2016 ku itariki 15 z'ukwezi kwa 9 The Ben yatumiwe nk'umuhanzi mu ihuriro ku buringanire no gushaka icyazamura iterambere ry'umugore. Iryo huriro ryari ryiswe Rwandan Women Convention Canada, rihuza abanyarwanda n'inshuti zabo mu mujyi wa Montreal muri Canada. Iri huriro ryari ryabaye mu gitabo cy'amateka ya The Ben dusangamo ko yahuye na Miss Kundwa mu cyiswe Rwandan Women Convention Canada. Rwandan Women Canada yateguwe na Ambasade y'u Rwanda muri Canada. Rimara iminsi 2 kuva ku itariki ya 16 kugeza ku itariki 17 z'ukwezi kwa 9 muri uwo mwaka w'2016. Uretse The Ben wari watumiwe nk'umuhanzi na Nyampinga w'u Rwanda wari watowe mu mwaka w'2015, Kundwa Doriane na wari mu bashyitsi bari batumiwe muri iryo huriro. Mu gitabo cy'ubuzima bwa The Ben, reka turebe ubuzima bwa The Ben ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2016, The Ben yatumiwe mu gitaramo mu mujyi wa New York ahitwa Buffalo ku butumire bw'ihuriro ry'abanyarwanda batuye muri ako gace. Icyo gitaramo cyabaye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2016. Muri uwo mwaka w'2016
The Ben yashyizwe mu bahanzi bahatanira ibihembo bya African Entertainment Awards byatangiye mu mujyi wa New York ku itariki 22 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2016. Yari ahanganye n'abahanzi bakomeye barimo Diamond Platnumz wari ufite indirimbo yise Utanipenda, Eddy Kenzo wo muri Uganda wari ufite Maria Rosa, harimo na Ommy Dimpoz. Mu kwezi kwa 9 nanone yisanze mu irushanwa ngarukamwaka rihuza abahanzi n'abanyempano muri Afurika. Uwa mbere yari guhabwa igihembo gikomeye cy'amayero 10,000. Dukomeje ku mpapuro ziri mu gitabo cy'amateka ya The Ben, ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2015 nibwo The Ben yemeye ko ari mu rukundo n'umukobwa witwa Midi, yananyomoje amakuru yavugaga ko yaba yaramuteye inda. Naho duhiniye page y'igitabo cy'ubuzima bwa The Ben. Igitabo cy'ubuzima bwe kirakomeza. Reka duhurire kuri video itaha ivuga amateka y'ubuzima bwa The Ben, ingorane, ibyiza n'ibibi byose yaciyemo kugira ngo abageze ahangaha kuri uyu munsi wa none. Ugira ibihe byiza, wakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'amateka y'ibyamamare avec Yambi, intore mu mfura la Medecin ya Pregunta, Santi Enjo Mucyo n'amahoro iwacu mu gitaramo Silent Fire Radio Hearts na Billions, African Dreamer Boy Yambi, Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokalas. Je ne suis pas mon futur antagoniste. Never sleep when you listen to him. Hug life for I am alone.